bigatuma bahora muri kompetisiyo ntibanyurwe n'ibyo bafite, bagahora biruka ugasanga umuntu arafite ariko siterese ni zose. Muri make Yesu nawe ntabwo ari kubaha icyizere cyo kubakura mu mibabaro. Kunesha isi kwacu ntabwo kuri mu kubaho mu buzima budaca mu bibazo biri mu isi, ahubwo ni uguhanga amaso iyo tujya. Iyo wamaze guhanga amaso hariya, imibabaro ntabwo iba ikikugoye, uyitambukamo bisanzwe. Ibitekerezo byabo byahise biza, inzozi zacu zirarangiye, umubabaro uratwishe, tuzabaho gute, bizagenda gute, agahinda karabarenga. Kabarenze, Yesu arangije arababwira ati Yesu ashimwe. Nanone turabakira muri iki kiganiro cy'uyu munsi, agace k'inyigisho twatangiye uyu munsi kari buze kutubwira impamvu imibabaro iriho mu isi kandi Yesu yarazutse. Turakomeza gushimira abantu bose bakurikirana iki kiganiro kandi bakomeje kwerekana ko turi kumwe. Turabashimira kandi turizera neza ko bitazabasiga mu by'ukuri uko musanzwe nimubishyiramo imbaraga. Reka rero dushime Imana kandi duhereze Imana uyu mwanya. Mwami Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje. Warakoze kubana natwe mu biganiro byatambutse by'inyigisho y'umuzuko, kandi n'iki tugiye gukurikizaho turinginze kugira ngo uduhishurire, umwuka wera abe hagati muri twe, kuko buri wese uzareba iki kiganiro akeneye kubona imbaraga z'ijuru. Reka rero abe ari wowe ugaragara kandi uvugane n'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Isi yuzuye ibibazo bitandukanye muri iki gihe cyacu. Ahantu hose hari inkuru z'intambara. Urebye Isirayeli, ukareba Uburusiya, Ukraine, muri Afurika aho twabara tukaruha, hari n'izindi nyine zikomeza kubaho nk'igishyika nyine, nk'inkuru z'uko hari intambara za Taiwan na za China, Ubuhinde na Pakisitani, za Irani, byinshi byakavuye, isi iri mu kavuyo kadasanzwe. Ariko usibye ibyo, ni igihe buri gihe, buri mwaka abantu baba bikanga icyorezo cyavutse. Hanyuma tugashyiraho imyuzure n'ibiki, ibintu kumva Amerika, igihugu kiremereye, ukumva ngo havutse inkongi y'umuriro, kuyihagarika byananiranye, imyuzure hirya no hino. Ibi bintu byose biragenda bikazana imibabaro mu bantu. Hari abo bisiga bakennye, ubuzima bubaye nabi, hari abo bisigira ibyo byorezo nyine n'indwara. Hari indwara zidakira nyinshi zadutse mu binyejana byacu, zitari zisanzwe. Hanyuma ikigero cy'isenyuka ry'ingo cyo ni ikindi kintu biteye ubwoba. Abantu kubaho mu muryango bitangiye kuba inzozi, mu gihe mu myaka ya kera ahubwo byari ibisanzwe. Kubona utariho neza mu muryango ari cyo kibazo. Ibi bintu byose rero bizamura ito y'imibabaro ku isi. Abantu barababaye, abakire barababaye, abakene barababaye, impande zose. Hanyuma ubuzima bw'iki gihe butuma abantu babaho muri puresha, bigatuma bahora muri kompetisiyo ntibanyurwe n'ibyo bafite, bagahora biruka ugasanga umuntu arafite ariko siterese ni zose. Imibabaro
iriho ariko kandi Yesu yarazutse. Iki ni ikibazo umuntu yakwibaza. Ese Yesu yazutse kugira ngo imibabaro iveho? Kuko yayiciyemo, ndetse ababazwa no kurenza uko twakwibwira. Arangije imibabaro aragenda ayihamba mu mva, arazuka. Niba yarayisizeyo bivuga ko twewe natwe twayisizeyo se? Ni gute rero kuzuka kwa Yesu Kristo biha agaciro n'igisobanuro imibabaro ducamo? Mu itangiriro igice cya 3 ni inkuru izwi cyane y'umuntu gutandukana n'Imana kubw'icyaha cyakozwe. Bimwe mu bintu Imana yaraze umuntu nuko azabaho ikintu cyose akibonera mu mibabaro. Umugabo gukora bizaba gututubikana, azakibona ikintu cyose arushye, ababaye, in pain. Umugore mu muruho, ibintu byose mu miruho, mu mibabaro. Noneho wagera mu ngaruka zazanywe n'icyaha, nazo zikakwereka impamvu in fact imibabaro ifite imizi irenze twiyo twatekereza. Ariyo mpamvu isaba ibindi bintu birenze ibyo ku musaraba hariya. Umuntu akoze icyaha yatandukanye n'Imana, atandukana na mugenzi we ubwe, atandukana nawe ubwe, atandukana n'ibidukikije. Aho hantu hose umuntu afite intambara, kubera ko bakimara gukora icyaha barihishe bajya kure y'Imana. Igihe Imana iziye batangira gushinja. Bamaze gushinjanya, urumva already ubu bafite guilt, bafite urubanza mo imbere, baricira urubanza. Hanyuma ibi twabyita mental health, ubuzima bwo mu mutwe. Ibi bintu byose iyo ubyungikanye ukabishyira hamwe, biha agaciro ibyo mu ijuru bavuze igihe Satani yazaga mu isi ngo wasi wugwishije ishyano. Ni ukuvuga ngo isi nyine igwishije ishyano, si ya yindi isi ifite ibibazo iravumwe. Niyo mpamvu mu bintu bimwe Yesu azakora agarutse kugira ngo ashyireho ubwami bwe, ngo yaba isi azazana isi nshya, ngo kubera ko iriho ishaje, ndetse ngo n'ijuru rishya. Niko Bibiliya isoza. Igice cya mbere n'icya kabiri cyo muri Bibiliya bitangira ibintu biryoshye byose ari bishya, ari muri paradizo, ari mu kubaho kw'Imana n'ukundi. Hanyuma ibice bya nyuma bya Bibiliya byo byahishwe nabyo bikarangirana n'uko ibyo bintu nanone bigarutse. Hagati igice cya 3 kugeza ku gice cya 20 cy'ibyahishuwe ni akavuyo, ni chaos. Ntabwo rero twari twagera muri 21 y'ibyahishuwe, aho dutangiye kubona ibintu bishya, imibabaro igiye, nta kurira, nta gutaka, nta kugira iki, isi ari nshya, ibintu byose ari bishya. Kuba tukiri muri iyi periyode biravuga ngo ubuzima bwacu ntibutandukana n'imibabaro. Kuzuka kwa Yesu rero nihe kugirira impact muri iki gihe nyine turimo, kuko Yesaya yigeze guhanura, Yesaya igice cya 24 ahanura ibizaba muri iyi si mbere y'uko tubona umucunguzi yaje isi ivuye. Avuze ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa.
ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanya guhinduka imwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege, ibaye umuhonge. Abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakishyura isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi, n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gituma abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Hano ikintu Yesaya azanyemo kiremereye ni uko abantu bose baguriwe n'ibibazo nyine byatewe isi. Bose, umukire, umukene, umutunzi, bose bari entitled, bose, kubera ko bari mu isi ifite ikibazo. Isi ngo ibaye umuhonge, isi yiraye, isi ngo ishaje, isi y'ibyaha, isi imeze nabi. Ibyo biravuga ngo nta muntu n'umwe hano ku isi n'umwe ushobora kuvuga ngo nta kintu cy'umubabaro mpura nayo. Ntibishoboka. Aha, bati rero twe nk'abakristo, Yesu yaba yarapfiriye iki niba tubabara nk'abandi? Yaba yarazukiye iki niba duha ubuzima bushya, hanyuma tukabona ubuzima butandukanye n'ubwo twabagamo? Hari ijambo yigeze kubwira abigishwa, ubuzima bwabakomeranye, bari kwibaza byinshi. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya 14 duhereye ku murongo wa mbere. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeho, kandi aho njya inzira murayizi. Iri ni ijambo Yesu yavuze nyuma yo kubwira Petero ko ari buze kumwihakana. Amaze kuvuga ibyo gupfa kwe no kugenda kwe, bo babonye Yesu ko nyine atangiye kuvuga ibintu nk'umuntu uri kuraga, nk'umuntu usezera, ibitekerezo byabo byahise biza, inzozi zacu zirarangiye, umubabaro uratwishe, tuzabaho gute, bizagenda gute? Agahinda kabarenze. Yesu arangije arababwira ati, yewe reka mbabwire rero, ntabwo ngiye kubakura muri ibi, kuko si cyo cyanzanye. Ahubwo ngiye kubategurira ahanyu, ngiye kubategurira aho muzaba. Muri make Yesu nawe ntabwo ari kubaha icyizere cyo kubakura mu mibabaro, ntabwo ari kubakura mu mibabaro, ahubwo icyo ari kubabwira ni uko agiye kubategurira aho bazaruhukira. Ibyiringiro byabo ko bitagomba kuba mu isi ishaje, mu isi y'imibabaro, ahubwo hari abandi bigomba kuba. Niyo mpamvu nawe ariyo nzira yahisemo gucamo. Uwandikiye Abaheburayo, urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 2, umurongo wa 17 na 18, haravuga ngo nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. 18, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Abasha gutabara abageragezwa, ntabwo ababuza kugeragezwa, ahubwo abatabara mu bigeragezo, kubera ko iyo ni imwe mu nzira idutunganiriza kujya muri bwa bwami. Kuzuka kwe rero biduhereza confidence yuko hariho ubwami tugomba kujyamo, hanyuma ibyo byiringiro bigatuma twihanganira imyaka tuzamara muri ino si
twizera dukora wa murimo yadusigiye, kubera ko turi kuwukora ariko turi gukorera mu isi. Ajya gusengera abigishwa, Yohana igice cya 17, yavuze amagambo rimwe na rimwe tudatekerezaho, ariko ntabwo yigeze avuga ngo birarangiye ubwo nyine n'inzuka, ubwo ningera muri bo ubwo bizaba byarangiye. Yaravuze ngo ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. 11, njye sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe Data wera, ubarinde mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Murumva hano ikintu kiremereye. Yesu nubwo aba bantu ari kubasengera, ntabwo ari kubasengera ngo ibyo mu isi birangire. We arimo aravuga ngo njye sinkiri mu isi ariko bo bayirimo. Niyo mpamvu ari kubasengera kugira ngo bahabwe imbaraga zo guca mu biruhanya by'isi, bategurirwa bwa bwami yabateguriye. Rero kuzuka kwa Yesu ni kimwe mu biduhereza ibyiringiro bituma duca mu mibabaro y'isi cyangwa mu bigerageza by'isi, dufite ibyiringiro ko hari aho tuzajya n'aho duteganirizwa. Niyo mpamvu rero umukristo cyangwa umuntu w'Imana ubaho mu buzima buhanze amaso muri ino si atakaza ibyiringiro bye byose, kuko isi ntabwo iba stable. Nta kintu cyo mu isi ushobora guhanga amaso ngo gikomeze kibeho kibe uko ubishaka, ntabwo bishoboka, kubera ko nyine hariho kwa gutandukana mu buryo bune twavuze. Wowe iyo ufite ikibazo muri we cyo gutandukana n'Imana, ubwabyo ni source y'imibabaro. Hanyuma habaho gutandukana n'abantu, kubera ko nyine abantu niko uyu munsi isi yabiremye. Nutera imbere hari utazakunda ibyo ukora, hanyuma nanone uyu munsi uzakora ibidukikije bikubera imbogamizi, uhinge imvura igwe nyinshi ntibyere n'ibindi. Ibyo byose nta yindi escape dufite, kubera ko nyine niko isi imeze. Yesaya yaravuze ngo irashaje, kubera ko n'isi icya mbere irimo kutumvira Imana, kubera ko Satani aracyayikoreramo. In fact Yobu we igice cya 7 umurongo wa mbere yaravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Hanyuma Pawulo arangije araduteguza aravuga ati muri mu ntambara mugomba kwambara intwaro z'umwuka mukarwana. Ni urugendo nyine. Ibyo byose ni bimwe mu bigize imibabaro, ariko icyo Kristo aduherezamo ibyiringiro mu kuzuka kwe ni iki? Ni uko mu guca muri ibyo bintu tugomba gutekereza ko hari aho tujya, hari iyo twerekeza. Amaso yacu n'ayahanga aho tujya bizatuma imibabaro itworohera, kubera ko biritubwira ko hano tuhafite igihe gito, hanyuma igihe kinini tukazabaho iteka ryose. Satani kimwe mu kintu abeshyesha abantu ni ukubereka ngo dore wizeye Imana none urababaye, none ufite ibibazo, bikumariye iki? Ntabwo icyazanye Yesu ari ugukura imibabaro ku isi, ni ugutegurira abantu kuzajya aho bazaruhukira by'iteka ryose. Igihe rero ibitekerezo byawe bigihanga amaso hano, uzananirwa. Inzira nziza
yatweretse in fact Pawulo abisobanura neza mu ba Filipi, urwandiko yandika itorero ry'Ifilipi igice cya mbere umurongo wa 29. Filipi igice cya mbere umurongo wa 29, Bibiri ivuga ngo iki? Iravuga ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Mufite kwa kurwana mwambonanaga, kandi ari nako mukinyumvana na n'ubu. Kristo we ubwe ari ku isi yerekana uburyo iyi transition bizagenda. Yabwiye abigishwa icya mbere ngo mu isi mugira ibibababaza, mugira ibibagerageza, ariko muhumure narayinesheje. Aha hantu rero ubundi niho haremera. Hari ibibabaza, hanyuma yayinesheje gute? Yayinesheje kuko wowe iyo wamaze guhanga icyerekezo cy'iyo yagiye niyajya, nawe urayinesha. Kunesha isi kwacu ntabwo kuri mu kubaho mu buzima budaca mu bibazo biri mu isi, ahubwo ni uguhanga amaso iyo tujya. Iyo wamaze guhanga amaso hariya, imibabaro ntabwo iba ikikugoye, uyitambukamo bisanzwe. Intumwa zari zarasobanukiye iki kintu Pawulo yavuze cyitwa kubabazwa ku bwa Kristo. Ni ikintu cyatumye babaho ubuzima bwitanga ku buryo kuvuga ngo yababaye yahuye n'iki kibazo ntacyo byari bivuze. Ubundi usibye n'ibintu tuvuga muri Bibiliya, no mu buzima busanzwe, iyo umuntu afite icyizere cy'icyo azabona mu minsi izaza, hari ibintu bitamukoraho. Iyo umuntu yahawe isezerano, agahabwa isezerano n'umuntu uremereye, akamubwira ngo ngewe nzaguha akazi, ngewe nzaguha ibi n'ibi, ubizi ko ari umuntu ukomeye ubifitiye ubushobozi, reka nkubwire, nubwo urwaye nuko umeze ute. Hari umuntu twari turwaje, yari amaze igihe ategereje appointment ya doctor wagombaga kumubaga, arategereza biranga. Umunsi umwe doctor arangije amubwira ati itegure ejo nzakubaga. Ibaze, kubera ko ubuzima bwatekereza ngo doctor niwe gisubizo cyanjye, yahise ahaguruka, arahaguruka ati ndashaka koga nitunganye doctor azasange meze neza. Ibyiringiro by'uko gusa doctor arabizi ko ari umuntu ufite ubushobozi bwo kumuha ubuzima, we yamaze kubishyira mu mutwe. Doctor muhaye appointment, ntabwo amukijije, please, ntabwo amukijije, amuhaye icyo cyizere gusa, bise bituma ahaguruka aba muzima. Ntabwo rero ari byo muri Bibiliya gusa, no mu buzima busanzwe niko biteye. Rero guca mu mibabaro ya Yesu, icya mbere bituma twishushanya nawe, hanyuma bikatworohera kumva ibyo yakoze n'ibyo yadukoreye. Biragoranye kumva ibyo Yesu yaciyemo mbere y'uko uca mu bikomeye ngo ubone uburyo abigukijije. Biragoranye kumva uwo murimo kuko yaciye mu nzira y'umusaraba iremereye, inzira iremereye, twese turabizi. N'utabizi azashaka izo detaye kuko biri pruve, nabivuzeho. Yesaya yamuhanuye nk'umuntu utaragize igikundiro mu bantu, kubera ko yavugaga ibintu biremereye badashaka kumva, batanumva. Hanyuma icya kabiri, nk'umuntu w'umunyamibabaro ngo wamenyereye intimba, ngo intimba yazigize ubuzima bwe.
kubera ko niwe muntu utaragize umutega amatwi. Niyo mpamvu nyine yahitagamo arangije umurimo akajya kuvugana na se, kuko abandi bantu byari bigoye ko bumva ibyo ari gukora n'ibyo ari kuvuga. Yewe n'abigishwa bari igihe byageze aho nabo baramwinuba, ibi bintu kabisa uri kuvuga birakabije, urarengereye. So nta muntu yari afite w'inshuti waza ngo abantu bamugeragaho bazaga baje gufata gusa kugira ngo we yakire. Ntabwo yigeze abona ubwo buzima. Hanyuma abantu baca mu buzima bwo gutabwa no kugira ute, ibyo Yesu kabisa yabiciyemo no ku kigero cyo hejuru pe. Imiryango iramuta, yigukira muta nk'umuntu udafite identite. Oh my God, ubuzima bwe bwose yabayeho nta munota n'umwe yabonye w'ibintu binejeje. Hanyuma ku iherezo rye riba ribi. Yabayeho yihereza abantu, akabahereza ibyiza, bakamwitura ibibi. Agakiza abantu batereka reka, impamvu uri kubakiza nuko ufite so witwa Belizebuli ugukoresha. Amaze yakwigisha inyigisho itandukanye, bati umwigisha mwiza, birumvikana ariko uri kurengera amategeko ya Mose. Buri kintu cyose cyabaga gifitemo negativite ku bantu muri sosiyete. Hanyuma bagiye kumuhemba, bamuhemba ibyo ku musaraba twabonye. Reba urugendo yakize, abo yabanye nabo, intumwa ze, abigishwa be ntabwo bari baraba intumwa, baramwihakana, baramujugunya. Kiriya gihasigara ari wenyine, ariya mu mibabaro wenyine. Nangwa nawe hari igihe urwara ukabona umuntu, niba uza gutambuka n'umuganga akaza akagukora, Yesu ntawamukoze. Yewe na ba bantu baba bari hariya mu bitaro bagize ute, hari igihe umuntu atambuka ati waramutse, akamubwira waramutse. Yesu ntawamubwiye waramutse mu mibabaro. Imibabaro yose ishoboka wowe njye nawe ducamo ifite igisobanuro mu byo Yesu yaciyemo, kandi Yesu we akabicamo to the extreme, ku kigero cyo hejuru. Ibyo rero biravuga ngo ibyo ducamo bifite igisobanuro, kuko Yesu yabitambutsemo, aragenda, arangije ajya hahandi yari ahanze amaso. Imana ishimye ko nyuma y'imibabaro dufite umuzuko. Dufite umuzuko, kandi umuzuko wacu si byo twabonye byo gukirana. Yesu mu kuzuka kwe yigishije, yasobanuriye abantu iby'ubwami bw'Imana, arangije akora n'ibitangaza, anarakiza. Twabivuzeho mu nyigisho yashize, anarakiza, akora ibindi. Ibyo turabihabwa, ariko ibyiringiro byacu biri hahandi tuzajya, utazasanga na kimwe. Iyo rero ibyo bintu wamaze kubitekereza, bituma imibabaro itakwangiriza hano ku isi, kuko ibyiringiro si ibyo. Pawulo yandikiye ab'i Galatiya igice cya 6 umurongo wa 7 kugera ku wa 10, ababwira iby'umuntu ugira ibyiringiro mu isi bisanzwe, ingorane akuramo. Yaravuze ngo umuntu wese ubibira mu mubiri asarura kubora. Kubera ko buriya rero abantu twirata iby'isi n'umubiri, ntabwo tuzi ingaruka z'ibi bintu. Umubiri ugenda ubora gato gato na mbere y'uko ujya mu gitaka. Uko nanganaga mfite imyaka 10, ntabwo ariko ubu ngaragara. Kiriya gihe nari mfite agatoto kenshi ndi muto. Uyu munsi umuntu arandeba akabona ndi gusaza. Mu minsi izaza hari abazabona mfite imvi, hazi iminkanyare, hazi ibiki. Umubiri buryo ni gutyo bugenda ubora gake mbere y'uko ubora ujya wageze mu gitaka. Imbuto yacu rero
kubera ko ari imbuto y'iteka ryose, igomba kubibwa mu muzuko wa Yesu Kristo kugira ngo tuzazukane mu buryo bw'umwuka. Rero ibi bitekerezo by'umuzuko wa buri munsi muri Yesu bituma imibabaro itatwangiriza, ahubwo tuyicamo neza dutuje dufite ibyiringiro. Kwa Yesu rero byerekana ko nubwo duca mu mibabaro, ibyiringiro bihari. Bishoboka ko rero uri guca mu bintu bidasanzwe uyu munsi, ukaba ugeze naho kwibaza ngo ese koko nizeye Yesu by'ukuri, buriya Yesu kuki ibi bintu atabinkuramo, kuki ibibazo byinshi ukaba urimo kubyibaza, ukaba utari kubona igisobanuro. Ariko reka nkubwire ijambo rimwe ukeneye kwakira n'umutima wawe ari nta kundi ubigenza. Mu byo Yesu yapfiriye, ntabwo yapfiriye uyu mubiri uzabora, yapfiriye ubugingo azabana nabwo iteka ryose. Iyo mibabaro rero niba ari preparation y'ubwo bugingo, ugomba kuyicamo, kandi yasezeranije ko muri ibyo azabibanamo natwe. Kubera iki? Kubera ko uyu mwanditsi wandikiye Abaheburayo yatubwiye ikintu kiremereye. Aravuga ngo ubwo yaciye muri ibyo byose, yaciye muri iyo mibabaro, arakumva. Iyo urimo kuyicamo urataka akakumva. Abisiraheli hari igihe ngo uburetwa bwabaye bwinshi, barataka, hanyuma ngo Uwiteka arabumva, ajya guhamagara Mose, ngwino. Ariko wibuke ngo nubwo yahamagaye Mose akajya kubakura muri Egiputa, ntabwo imibabaro yashize. Bwari uburyo bwo kubagabanyiriza umusonga. Ni nabyo nyine mu isi, iyo uri muri Yesu agira gutya nyine akagabanya uwo musonga, ukarwara ugakira, ariko ntibikureho kuzongera gupfa cyangwa kuzongera kurwara, cyangwa ukiza uburwayi, uhuye n'abakurwanya, uhuye n'abakugirira nabi. Ni byinshi bigenda bisimburanwa, kuko Yobu twabivuze uko yavuze ngo mu isi dufashe igihe mu ntambara, turi ku rugamba. Uru rugamba rero Yesu nawe yaruciyemo, ntabwo ari wowe uri kurucamo wenyine gusa, ntabwo ari wowe gusa, Yesu yaciye mu birenze ibyo. Hanyuma kandi Pawulo nanone atubwira ikintu cyiza, ntabwo ibigeragezo ducamo burya biturusha imbaraga, oya, Imana iduha ibyo dushobora kwihanganira. Igihe cyose uzaca mu bintu ukumva wananiwe kubyihanganira, uzabanze wikonseri, tumenye ngo Yesu yamaze kujya ku ruhande. Kubera ko iyo ahari, icya mbere aguhereza ni imbaraga zo kubyihanganira no kubicamo mbere y'uko abigukuramo. Kubera ko ibyo twita ibibazo n'ibigeragezo n'imibabaro ni bimwe mu biduha shepu, ni bimwe mu bidutunganyiriza cya kigero Yesu adushakaho. Ubayeho utagira umubabaro, utagira ikibazo, utagira ikintu na kimwe, wakwirara. Nshobora kuvuga ibi bintu hakaba hari umuntu uvuga ati reka shwe dangewe nabishobora nabigira, ariko reka nkubwire, niba hari ikigeragezo kibaho, uzafata umuntu uzi ko ari umukristo, nurangiza umuhereza amafaranga menshi, uzahita umenya ubukristo bwe, cyangwa umuha icyubahiro cyinshi, uzahita umenya ko koko hari urugero yagezeho. Turabazi. Imana rero hari igihe ireba ikavuga ngo kugira ngo ngumane nawe ugomba guca muri ibi bintu, kubera ko utabiciyemo wanjugunya wagenda. Isi ya West bageze igihe
ngo babona bafite iterambere, babona bafite ibintu byinshi, barangiza bati ntacyo dukeneye mu Imana, kubera ko ibyo dufite byose, ibyo dukeneye byose turabifite, Imana izaza gukora iki? Iyo niyo mitekerereze burya ya mwana w'umuntu. Iyo umwana w'umuntu agize ubushobozi bumubeshaho uko ashaka, ari nta kindi kintu na kimwe kimuhangayikishije, ararangara, ibitekerezo bimurangaza biba byinshi. Rero imibabaro yacu ni idukomeza kuri Yesu kugira ngo dukomeze tubone impamvu tumukeneye. Igihe ibisubizo byose byarangiye, isi byawe byose byarangiye, aha hantu burya Yesu agira agaciro. Ntabwo rero imibabaro yavaho, ahubwo uwizera igihesha agaciro iyo mibabaro ni uko Yesu yayiciyemo, kandi kuyibamo kwawe muyibanamo, ariyo mpamvu bitakwica. Humura, ntabwo byakwica, ntabwo byakurangiza, kubera ko Yesu muri kumwe muri iyo mibabaro. Pawulo hari ikintu cyiza atubwira njye nkunda, kandi mu by'ukuri gishobora kuba modo nziza. Yaravuze ngo ntabwo wa mubi ngo azakurwaho, ngo ntabwo imibabaro izakurwaho, ngo guhishurwa kwa wa mubi kutari kwagaragara. So igihe Satani akiri mu isi, hari ibintu bitazavaho mu isi. Hanyuma igihe yamaze kurimburwa, igihe Imana yaremye isi nshya n'ijoro rishya, icyo gihe ntabwo zaba ugihangayitse, kubera ko ibitera imibabaro bizaba byashize. Yesu rero kuza mu isi akababara, agaca mu byo yaciyemo, ni indikasiyo y'ubuzima ngewe nawe tuzabaho mu isi, hanyuma nyuma yaho tukazazukira muri we. Niba rero ugeze igihe wumva ubuzima bwakunaniye, ubanze wirebe, uvuge ngo ndacyari muri ya nzira, kubera ko Yesu iyo akurimo biroroshye, uyitambukamo, kuko yumva abababazwa bari muri we, arabumva batega amatwi. Mu gice cya 16 cy'ubutumwa bwa Yohana, aho twavuze 33, abigishwa bahangayitse bafite umubabaro, Yesu yaragarutse ababwira amagambo asa nayo neza neza, arababwira ngo mwarira mwataka ntacyo ngiye kubakorera, ahubwo mu isi niko imeze, ibibazo birahari n'imibabaro, kuko irashaje, kuko ifite ibibazo, ariko muhumure, take heart, muhumure. Rero mu mibabaro ya Yesu duhabwa ihumure, kubera ko ihumure ryacu ntabwo riri mu bifatika, mu byo dushobora kubona, ahubwo bya bindi amaso yacu atari yareba nibyo bibyara ibifatika, tukabona kubibonesha amaso. Mu mibabaro ya Yesu nanone bituma tubaho mu buzima tudepanda kuri we, ikintu cyose tuba dutegereje kuri we, tuba dutegereje igisubizo kuri we. Umuntu utari wabona ko igisubizo kiva kuri Yesu, kiva ku Mana, icya mbere ashobora kugishakira ahandi, ashobora kugishaka akoresheje imbaraga ze, cyangwa ashobora kugishaka ahemukiye abandi. Mu yandi magambo, gushaka gufata imibabaro, ubuzima
bwawe butameze neza, ugashaka uburyo ukoresha abandi kugira ngo bukemuke. Kandi Yesu yaravuze ngo babe umwe, babe umwe. Mu yandi magambo, umuntu abe igisubizo cya mugenzi we. Impamvu ibyo bizamo nuko ari nta muntu n'umwe wihagije mu isi, kuko umuntu wese ababaye ku kigero cye, ndetse imibabaro iratandukanye bitewe n'aho umuntu ari n'igihe arimo n'imyaka arimo. Rero kuzuka kwa Yesu ni ikimenyetso cy'uko imibabaro izashira. Ibyo bivuga ngo niduhanga amaso umuzuko wa Yesu Kristo, ubuzima bwacu tukabushyira ko Yesu yarazutse, natwe tuzazuka. Imibabaro tuzayitambukamo byoroheje, nta kizadutwara, ndetse yemwe na bya bindi twifuza mu buzima tuzabigeramo, kuko hari ibintu bimwe imibabaro itubuza kugeraho, kubera ko rimwe na rimwe niyo dutekereza, niyo dutindaho byagenze gutya, umwanya wo gutekereza kuri Yesu no gutekereza ku byo yakoze ikaba mike. Iyo rero igihe cyo kumutekerezaho no gutekereza ibyo yakoze kibaye cyinshi, bituma hari ibintu bimwe tudatakazaho umwanya, bituma dukora ibyo dukora neza, bituma tugira ubuzima buri sitabure, kubera ko yadusezeranije kuduha amahoro mu mibabaro, amahoro arenze uko ab'isi bayabona. Kubera ko hari ibintu abantu benshi bavuga by'amahoro ariko atari byo, kubera ko umutekano n'amahoro biratandukanye. Hari umuntu kubaho afite sekirite, afite umutekano, ari nta ntambara ihari, ariko iziri muri we zirenze z'amasasu n'amabombe zikubita hariya. Hari abantu benshi baziraramo, akarararwana n'ibinyamaswa, ntaryama, akarara asinzira, abona za banki zaje guteza ibye, akabona abantu baje kumugirira nabi, abona ibyo byose. Izo ntambara, ubundi intambara ziba mu muntu mo imbere zirenze cyane, ziremereye kurusha intambara zo hanze. Yesu rero mu muzuko we aduhereza ibyiringiro by'uko iyo ubugingo buzutse bwacu buhuye na Yesu Kristo, izo ntambara ntabwo twongera kuzumva. Turwana n'intambara zo hanze, turwana n'ibindi, hanyuma umuntu yagira gutya akajya ku ruhande, yajugunya ubuntu, intambara zindi n'iz'imbere zikaza. Ariko asiranse dufite mu muzuko wa Yesu Kristo nuko intambara za mwimbere araziturwanira, akaduha umutuzo, akaduhereza amahoro mu gihe ubuzima butameze neza. Ibintu byose rero dukeneye gucamo cyangwa kubona mu buzima bigomba guca mu mibabaro. Uzakora, uzarya ari uko wakoze, wababaye. Ikintu cyose uzageramo kizaba cyaciye mu kubabara, muri sweating. Niko ubuzima bwubatse hano ku isi. Igihe rero umuntu atekereza ngo ngiye kubaho ubuzima budafite umubabaro, budafite ikimbabaza, uzaba watangiye gutekereza ubuzima bw'ijuru utari wabugeramo utaburimo. Kubera ko mu isi prinsipe ni imwe, icyo uzageraho cyose kizaca muri peni. Kugira ngo ubone diplome ugomba kwiga. Kwiga ntago ari umunezero. Iyo uri mu bizamini utegereje utazi uko biri bugende, ntago ari byiza. Hari igihe ubyuka uvuga ngo mfite akazi, wabyuka mu gitondo ugasanga warwaye, hari ibyo ugomba gutunganya, ukagenda ntabwo umeze neza, kubera ko ugomba gutunganya iby'akazi kugira ngo ubeho.
niyo forumire y'isi. Icyo ugomba kugeraho cyose ugomba kuba wakibabariye, nta yindi nzira, nta yandi mahitamo. Kiriya gihe byose byavuyeho, Imana ngo izazana ngo paradizo yuzuyemo ibintu byose 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 byose. Hari abigisha ngo tuzaba dukora duhinga imirima, ntaho mbisoma, ntaho mbisoma, ntabwo bindeba, ntabwo nkeneye gutekereza uko bizaba bimeze, kuko Yesu yahisemo gukora ka furemu kamwe ko kubwira Yohana ngo bwira aba bantu ko nta kurira kuzabaho, nta kubabara, nta marira, nta gupfisha, nta kugira iki, ibyo kuri njye birahagije. Ibyo gukora ibindi bizaba, icyo nzi ni uko ikintu cyose kizaba kinejeje. So rero ntabwo ukeneye kuruhuka, nta muntu uruhuka atarushye, atananiwe. Niba dukeneye kuzaruhukira muri Yesu, ubwo nyine hari ibyo tugomba gukora. Isi niko iteye. Ariko ikintu cyiza kiriho ni uko mu muzuko wa Yesu Kristo turuhukira mu isi mu mutima mo imbere, tugaca mu biruhanya by'isi dufite ibyiringiro, bigatuma hari ibintu bimwe bitadufataho, bitatwangiriza. Hanyuma byarangiza bikarengana hano, bikadutegurira n'ibyiringiro byo kuruhuka kwa nyuma, ubwo byose bizaba byahindutse bishya. Rero mwene data, nubabara umenye ngo Yesu yababaye kukuruta, kandi arifuza ko mu kubabara kwawe ubabarana ibyiringiro, ufite aho uhanga amaso, kuko harahari, yarahavuze. Hanyuma kandi wibuke ko isi ni santere y'intambara, ni santere y'ibibazo. Nta kintu na kimwe kirimo kidasanzwe ushobora kubona kiguhereza umutuzo n'amahoro y'umutima, ariko umuzuko wa Yesu Kristo nicyo kintu ubonamo kiremereye, amahoro y'umutima. Ushobora rero kuba ukiri kurwana n'icyo kibazo, ukibaza ngo kubera iki ari njye ubabaye, kubera iki ari njye byabayeho. Uyu munsi ugira ibyiringiro ko Yesu yabiciyemo, arakumva cyane, kandi umwemereye mwabigendanamo, kandi mu kubigendanamo ibyiringiro byose aguhereza ni uko hari igihe bizashiraho ukaruhuka burundu. Bireke kugutembana rero, rwose bireke kugutembana ngo ubone ko ubuzima bwarangiye, kubera ko muri Yesu iyo ubuzima buri kurangira, niyo ntangiriro y'ubuzima yateguye. No mu buzima busanzwe, iyo ibyo umuntu yishingikirijeho birangiye, nibwo atangira kwemera ubufasha bw'abandi, kubera ko ntabwo umuntu yibeshaho wenyine. Igihe umuntu yatangiye kugira iyo mitekerereze ko atari wowe ahubwo hari n'abandi, utangira kubona abakwegera, mugafatanya ibintu bigatera imbere. Yesu rero aduhe kumva icyo kintu, hanyuma bitume imibabaro rwose tuyicamo mu buryo bworoshye. Mwami Yesu Kristo, wabwa icyubahiro ko wababaranye natwe, ndetse ngo ntitwabwa kwizera gusa, ahubwo duhabwa no kubabarana nawe, kugira ngo muri kwa kubabarana nawe, Mwami, umuzuko wawe ugendane natwe mu mibabaro. Turinginze ngo ukomeze buri muntu wese ubabaye, uhangayitse, bitarimo kugenda neza, ndetse yumva ko ubuzima bwahagaze, ageze no ku kigero yumva no kukwizera ari ntacyo bimaze, kubera ko hari ibigerageza amazemo igihe kinini.
Mwami Yesu Kristo, uyu muntu turamusengera kugira ngo ikiganza cyawe kimukoreho kandi umuhereze ibyiringiro birenze ibyacamo hano ku isi. Urakoze cyane ko ubikoze kandi ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu abahe umugisha. Mwakoze.